Ndeka undorere wumve nkome nakomanga ku mibinkoma byitwaza ko bigiye ahabona bene byo ngo mutega amatwi ngabo bigize abanga barashaka gusobanura ibyasobanyira. Iyi si ni rwivange ndarahi uratunka ugorwa ntugoyeka ngo barabitwaye n'ukuntu byambijije icyuya ubwo ukaryamira amajanja ucunga ibyo wagohekeye. Wagahura n'iki se ko nta kiba nk'ibitotsi ko bigutwaraho gato nawe ugataha ijuru mu nzozi bwacya mu gitondo ugasanga wacubijwe n'abazi kurirara ku kababa ubwo ugasigara iheruheru ugatona bushyashya. Agahinda ni kenshi kandi koko gashira kandi aribagara kuko na ya nka wacungiraga iherutse kuvunika kandi ariyo yari ibyiringiro byawe gukira kwayo ni hamana. Iyo umuntu abaye nabi rero ntawe umwikoza, inshuti zawe zimwe z'amagara ntizikikwikoza ngo wabaye nabi ntukiri ku rwego rumwe nazo. Wabaye iciro ry'imigani ntawe ukumva ufite kandi ugifite warumvwaga dore ko uhemukiwe nayo atagira kirengera. Ibyo byose byarabaye, hari ababyigiyemo bakuramo isomo rikomeye bose bazirikana ko usenyewe nayo atasiga itongo. Hari n'abandi biyibagiza ibyo byose bakagenda bagaturama bakadamara bakibagirwa abantu ngo nuko bafite ibintu bwibwira ko yanyagiye abandi bo yabasiga bati yakinnye ikarita nabi ntibamenye ko ari yak'iminsi atagaherana. Erega natwe ntituri shyashya, umukene arahara atuje anyuzwe n'ibyo atunze kuko araryama akabyuka ntawe ateye induru, ariko wamuherwe w'umunyabugugu ukajya gusarura uwo mutindi udafite uko ari. Ndaje kandi ndakuziye nubwo ntunze rwose n'utwo twawe ntubonye sinatwanga. Urahibikana utwara iby'abandi wanyuzwe n'ibyawe ko ari byo bizaguha amahoro. Uri kwikimyaka imisekana imbereka nawe ati ndatomboye nywanye n'umuherwe ntamenye ko yinjiriwe n'umwishe ugiye kumumara ku bintu. Intamenya we urashishoze kuko yameze amenyo. Nawe se umubyeyi ahakanye uwo yabyaye amasano ntacyo akivuze nta nyogosenge nta nyokorome ukagira ngo izakurebera izuba. Reka da kuko urinde se shishoza wowe ukabyara we renza amazi bitari ngombwa ukora utitangiye itama we kugira uwo uhutaza ufasha abandi witeganyiriza ahazaza mbese wibere nyamutegera akazaza gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere. Yego ntituri shyashya ariko reka dushyashyane dushyikira icyiza twanga ikiburunuka ushoboye afashe unaniwe tugire n'urukundo rwa kimuntu nyabo tuzamurane dutere imbere inda y'ubugugu icike burundu. Ndabona bamwe banyeka barimyuza basa n'abashaka kugenda nababwira iki ko dore bavuga ibyigondoye imihoro ikarakara. Ese mwaje mukatwiyungaho uko tutabanga ari nayo mpamvu tubacyaha. Ntituri ba miseke igoroye ariko tubishatse twagororoka. Nituba abagabuzi b'amahoro umubyeyi amenye umwana umukire amenye umukene tubeho kimuntu. Mfasha ngufashe umenye nanjye bibuko.